n'amasunzu yose reka kandi aje twumwakira cyane yaje tukamwakira ngo kwakira amasunzu cyane fa kuba yumvishemo ikibazo twagira ijambo rimwe bayidawe mubwire amasunzu ngo amasunzu ara mustaje mwamwakira cyane rwose twamwakira cyane kuba gera yumvishemo cya kibazo cyacu umuyobozi w'abakunzi muraho neza turabashuje bakunzi ba Jovi Official 30 umunsi rero turi hano ko mutubona ko turi batatu murabona urubyiruko rw'abanyamurenge basore b'abanyamurenge tugiye kuganira ku bintu bimwe na bimwe bitandukanye ariko mbere ko tutangira reka babanze babasuze babibwira bari bo kugira ngo tuze kuganira ikiganiro mu minota mikeya muraho muvandimwe murakoze cyane jewe nitwa Felix Isaac nkorera ku kinyamakuru CNT ara Kongo sha ndo umunyamurenge uri umunyamurenge yego uri umuki ndo umunyamurenge ndagira ngo birahagishe uri umunyamurenge that's good akagabanya murenge bajya bivuga bro nari navuze amazina ariko amazina arahagishe kuba gusa ndo umunyamurenge birahagishe sawa murakoze cyane kuri Jovit TV show ku mazina nanje ni Elize ukorera ikinyamakuru Indondo TV1 twishimiye kwisanga hano hantu muri studio za Jovit ndo umunyamurenge cyo kirahagije kuko hari ibintu bimwe tugomba kurenga tukava muri ndo umunyenaka kaba umunyamurenge ndo umunyamurenge abasore rero bazanye akantu rero gatandukanye kwa kuno bantu bibwiranaga akantu ngo ndo umunyenaka naka ariko uyu munsi ndo umunyamurenge uri umunyamurenge ibyo birahagije bro gusa mumeze neza se tumeze neza n'amahoro takibazo kabisa nanjye ndababona mumeze neza twishimiye kwisanga kuri Jovit basore uyu munsi rero dusanga tugiye kuganira gutyo tuzi uko iwacu ntihari intambara se hari intambara niki wabwira urabona hano bino bihugu bisabye bidukikije kandi abanyamurenge baratatse siko byagenze se ariko ubwabo bino bihugu birishinjanya ngo se nibande urana hari umuntu mugabo wita ngo Mbahaga yaravuze ngo se igihugu cy'u Burundi igihugu cya Kongo igihugu cy'u Rwanda igihugu cy'u Bugande igihugu cya Kenya igihugu cya Amerika igihugu nabaye bantu bagira uruhare n'abakongoma bagira uruhare nk'umusore bagira uruhare kugira ngo abanyamurenge bakomeze kwicwa kandi bataka batumva nka deba dushaka kuganiraho ahubwo se ni bande batabifitemo uruhare usibye umunyamurenge wenyine habe nabo wenda harimo na bamwe babishigikiye ariko ntawe udashigikiye ishwa ry'abanyamurenge no gusenyekwa kwabo ari ntawe utabishigikiye kubyumva bro naje niko nzumva bitewe n'inyungu abantu bose bafite mu gihugu cya Kongo tuganire twishimye rwose bitewe n'inyungu abantu bose bafite muri Kongo ntawe twavuga ntawe utabifitemo uruhare n'abatuvugira siko badufitiye impuhwe keretse twebwe twenyine twigiriye impuhwe uko byumva mwana none se habe natwe abanyamurenge twebwe twenyine ahubwo ndi turiyumvisamo n'ikibazo twagize cyo gusenyuka kw'iwacu ubwacu ntago turabyiyumvisa haracyari ikibazo hagati yacu twese niyo mpamvu je nari nkoresheje rino jambo ngo ndi umunyamurenge sindi umusegege ndi umunyamurenge kuko abantu ubwanyu nti muri imva turi abanyamurenge ikibazo kiri muri Kongo kituriho nitwe kiriho n'abatuvugira ni inyungu zabo bashaka twebwe twenyine tugomba kwivuganira no gushaka umuti w'ikibazo ikibazo nuko tudashize hamwe twese kuko tudashira hamwe rero kugira ngo umunyamurenge yivuganire ubwabo ahubwo kubera iki urabona buriya bari mu kugenda nabo bagashaka kubihereza ngo ni shaka ngo bari muri iri shaka ngo abandi bari muri iri shaka ariko mu by'ukuri bitewe n'ikibazo twahuye nacyo sinzi ko umunyamurenge twakagombye kuba tuvuga ngo dufite ishaka runaka aba nabo bafite ishaka runaka ngo bamwe nta shaka ryagombaga nta shaka ryagombaga kubaho nta shaka ryagombaga ngo bamwe munakagaranga bani bifobagana ibyo ngibyo ntibyagombye kuba muri iki gihe ku banyamurenge umunyamurenge birafashiki ibyo bifashiki
ese akagara ko karafasha ko karasapotinga se kugira ngo iwacu hubakwe cyangwa hari amajambere kakajana iwacu ibifobagane se byo ni bande ahubwo sinamenye ibifobagane niki ni bande ubundi se akagara niki bundi akagara nje uko mbyumva akagara ni abantu nk'aba bantigonza batishimira iterambere rya ariko se umunyamurenge utishimira iwabo ko atera imbere none se niko tavuga ngo twirwaneho ngo izapari ako se akagara hona akagara n'abagabo niba abandi batumva ikibazo dufite iwacu niko kagara ariko kumwire uzi ko ari hano muri bino bihugu bwacu bino bihugu bya bidukikije ubwabo uzi ko bishinjanya ngo se ni igihugu cy'u Burundi ni igihugu cy'Ubugande ni igihugu cya Kenya ni igihugu cy'u Rwanda ni igihugu cya Amerika se bino bihugu kuki ubwabo se ejo bundi warabyumvisha ariko ni iki gihugu ni igihugu cya Kongo bwacu kuki abanyamurenge byaje bikunze hari abantu bica abanyamurenge siko bimeze se ahubwo se batwica hari abandi nira leta ya Gisegeti nitwica nitwica intambara kuko ije kuba itaragize uruhare mu isenyuka ry'iwacu iba yaratanze ingabo zo kuja kurindira abaturage bari hari umutekano hanyuma rero tukazabona kuvuga ngo turashinja iki gihugu runaka kuko nshaka yakiza kudusenyera ariko igisirikare cyacu cyarabanije kuturindira umutekano bwacu sinza ko kandi ko bakomisa neza aho ndabyumva neza cyane none se nk'ubu ngubu yaje indi mitwe yo hanze ikaza kwica abanyamurenge nka Red Tabara nisha abanyamurenge yego Red Tabara yaje Red Tabara yaraje ukuntu yaje cyagiye ukabona nk'ubu ngubu ukabona Red Tabara nimbije ije kwica abanyamurenge yoherejwe nandi ije gute ubu ntabwo ari umutwe wa Kongo ntabwo ari abakongomani abo rero ntabwo banabo bafite uruhare kugira ngo batwice aba barabifite ariko n'ubundi bashigikiwe na ya leta n'ubundi yaye twicaye abakongomani ni gute bashigikiwe n'iyo leta ahubwo se kubera ko leta itafashe ije kuba wigeze ubona leta ya Kongo ibarasa hari intambara ya Red Tabara hagati ya Red Tabara na FARDC leta ari basapotinga nari aho bari ni ukuvuga ngo aho bari mu butumwa bwa leta leta yabatumye yara kugira ngo ibuze nk'umutekano igihe Red Tabara yazaga n'ubundi leta ntabwo yigeze irasa ntabwo ari intambara yigeze iba zabaciye bagenda so nukuvuga ngo umunyamurenge yicwa na leta ya Kongo yes ntabwo yicwa n'amahanga intambara iri muri Kongo ni y'abakongomani ku bakongomani ni y'abakongomani ku bakongomani ntabwo ari intambara y'ikindi gihugu na Kongo ntabwo ari ikindi gihugu kiza gutera Kongo tibiriho ako kantu nose ari abantu benshi nose nibyo bituma abanyamurenge ubwabo bacikamo impamvu bacikamo ni inyungu bakorera abafatikanya na leta ya Kongo kugwanya abanyamurenge cyangwa se kugwanya abari muri Sud Kivu no muri Nord Kivu nabafite imyanya nyiza muri leta nukuvuga ngo ibo no kwanga kwikuramwe amata mu kanwa imbeho nukuvuga ngo leta ni leta ifite ubushobozi bwo kubahesha imirimo myiza muri leta kugira ngo bakomeze bagwanye bene wabo kubw'inyungu zabo. None se Javi utekereza ko leta yananiwe gufata intwaro ngo irase Red Tabara riri hariya kugira ngo ireke gusenyera abanyamurenge? Kandi icyo genda makanike icyo gari hari ahubwo no makanike yarataranagenga uba ngo tuhaho nuvuga makanike yaje kugenda ariko Red Tabara yarangije gusenya hafi turere twose yamaze kwihuza na Maimai ariyo bahita baje muri coalition bahita ngo nabazarendo ega bazarendo baje kugera no muri bira bice bindi ariko ira bazarendo yatangirira ruguru muri misozi yose none se ubu Red Tabara iri wamenye iri hehe kugeza no Maimai biva bakoze coalition Maimai bazarendo Red Tabara kubera ko bose bafite umugambi umwe babarizwa muri leta ya Kongo. Nukuvuga ngo bari muri leta abo wumva chef d'état major uri Uvira yakutumba si Maimai nti yahangayikishije leta ya Kongo imyaka n'imyaka ariko ubu nyine si uri imbere niwe babakoresha kuki batabanza ngo bamujane mu butabera bamuzize ibyo yangirije mu gihugu akiri mu gihuru ariko ubu nyine niwe babakoresha. Nukuvuga ngo leta ya Kongo kirakoresha imitwe yose kugira gusa ngo isenye abanyamurenge. So ubu rero nukuvuga ngo abagabo b'abanyamurenge ntabandi bakibare hari abasore nimwe mu gihe musigaye muhangara abagabo babayoboye bakavuga
mukaba mwababwira bimwe na bimwe iyo bagombaga kwivugira. Usigaye usanga urubyiruko nirwo rushishikajwe, nirwo ruvuga ku masosho media cyane, ugasanga ahubwo umusaza, umuntu mukuru aratinye, ntashobora no kujya kuri social media. Kuki urubyiruko rw'Abanyamulenge rumaze kujya gutinyuka kuri social media kuvuga intambara yabo? Urubyiruko rw'Abanyamulenge rwarize, rwaratinyutse, kandi rumara gutinyuka rumenya n'ikibazo bahuye naco, kandi abicwa n'urubyiruko, n'abicwa n'urubyiruko. Ni ukuvuga ngo ko turigwanaho nk'urubyiruko. Urumva rero muri iki gihe hari abantu wenda bafite n'ubundi bushobozi wenda burenze ubwo urubyiruko rufite muri iki gihe, bakagombye kuja kuri media bakavuganira Abanyamulenge, ariko barabitinya. Sinzi niba warabonye umusore bita Michel wa muri Amerika, ni umuntu watinyutse, n'ubuzima bwe yarabutanze kugira ngo avugire Abanyamulenge. Ariko hari abantu muri politike bakagombye guhaguruka kugira ngo bavuganire Abanyamulenge, ariko baracecetse. Ariko abasore baravuze ati twebwe ntabwo tugomba gufata umuntu. Hari n'abagabo baturanye ushobora kuza bati ngwino ubwira abantu kuri, ufite icyo wabwira abantu, ufite icyo wabwira abantu, ufite icyo wasobanukirwa. Rimwe na rimwe n'abantu batubona hano, hari igihe tutabasha no gusobanura ikintu nk'uko kiri, kubera ubumenyi, amateka tutazi. Ukaba wabwira umusaza w'Umunyamulenge ati ngwino tuganirize, hari icyo wabwira abantu basobanukirwa, kubera ko politike yabaye propaganda, ibintu byagiye bihinduka. Yego, urabona aba bagabo bakuru uvuga ni bene abangaba bagiye babura imyanya muri leta bakikuramo. Hakaba abandi bafite ibyo byiringiro kuko ejo yohamagarwa Kinshasa agahabwa akazi. Rero akirinda kuvuga kubw'inyungu ziba harangiza iri imbere. Ntabwo avuga yose kuko ejo bamuhamagara akaza mu mirimo kubera inyungu ziwe. So intambara iri hariya ni ku nyungu, buri wese ari ku nyungu ziwe. Abo wumva ngo baravuganira leta cyangwa bakiri muri leta b'Abanyamulenge, si uko badafitiye impuhwe bene wabo, barazifite pe, base barishwe, inka zabo zaranyazwe. Ariko rero kuba agifite uwo mushahara we wa buri kwezi, kandi ibyo muri Kongo urabizi, kuba akijya marupurupu akiyabona hariya muri Kongo, nta mpamvu yo kuyikura, ari ku nyungu ziwe. Igihe inyungu ziwe bazozimukura, uzarebe muri Kongo nta muyobozi bazirukana mu nteko namara ngo yicare Kinshasa cyangwa ngo akomeza gume hariya, ahita avayo akagenda akaja mu kirebere, kubera kuko inyungu ziwe ziba zishize, cyangwa akaja mu yandi max abari utuntu ya install iyo ngiyo inyuma twiwe two kuzatibifashisha mu gihe atakiri mu kazi ka leta. So niyo mpamvu wumva batinya kuvuga, ariko bagomba gutinyuka kugira ngo bazi babwire urubyiruko, tinyure no bakagombye kudutinyura. Nubwo utaje mu gisirikare ukaba wagenda, ariko ushobora kugira icyo wabwira urubyiruko ruto. Ko ari intambara ya social media ntiri hose, ari intambara ya social media iriho. Ahubwo rero n'abasore batoya nabonye ejo bundi, hari umwe nabonye akora akavideo ejo bundi, yamagana Metre Moise Nyarugabo. Umuhungu muto ndamutekerezaho, nawe se uyu muhungu afashe gute initiative yo kuvuga ngo yamagane Nyarugabo? Wewe ntiwamwe mwagana se gute? Wewe ntabwo kwamagana Nyarugabo? No mwamagana, nabonye ibikorwa bibi yakoze. Nta bikorwa byo urabona se bibi? Tacho ndabona ibikorwa byo byose mbona, mbona avugira ubwoko gusa. None se ninde uzi ugaya kutaravugira ubwo mu bantu bari muri politiki y'Abanyamulenge? Ndagaya Lewis ntabwo aravugira Abanyamulenge. Ntabwo arabavugira. Niko bizi? Nta deba ndabona avugira Abanyamulenge, bavuga ngo Abanyamulenge ko barishwe. Azavuga ngo Abanyamulenge bari kwishwe. Ahubwo avuga ngo bicwe. Lewis ajya avuga Abanyamulenge bicwe cyane. Ko niko kuri. Na video ndayifite. N'ibikera ndayiguhishireho. Abanyamulenge bicwe. Akavuga gutyo. Apana ngo Abanyamulenge bicwe. Bavuye muri Amerika kuvuga ko Abanyamulenge babayeho neza muri Kongo nta kibazo bafite. Nuko bavuga cyangwa nuko mubisobanura cyangwa nuko mubisobanura. Oya, bavuga kuko Abanyamulenge bafite imyanya myiza muri leta nta kibazo, babayeho nk'abandi bakongomani bose. Niko bavuga, niko babivuga. Nase urumva atari kwagushikira nyine kuko dupfa. Se no ngo ibo baharanira akazi kabo, ni inyungu bari ku nyungu za kugira ngo babe bakakana kuko Abanyamulenge twatwicwa dutotezwa dusenya. Abandi uzi bafite ibikorwa byiza muri leta? Nta bandi uzi bari muri politiki bafite ibikorwa byiza muri leta? Ufite igikorwa cyiza cyose muri leta
nuvuganira ubwoko ariko nta muntu ndabona uri muri leta ya Gisegeti ubu ngubu wayivuganira ubwoko bw'abanyamurenge. none se banyarugabo bo cyagiye abanyamurenge ntibicwaga kuki bo n'ubundi kuki bataba banza bibaza ahubwo icyatumye yavuyeyo kandi yari afite yavuyeyo kubera kujya kuvuganira abanyarwanda cyane ndabivuze mu nteko inde Nyarugabo hari umunsi bwije mu nteko atabivuze atavuganiye ubwoko bwiwe icyamusohoye mu nteko niki ako nicyo gihe yariho n'ubundi ariko yaravugaga yaravugaga akavuga n'akarengane abanyamurenge bafite. None se kuba wamukoremo niki cyabitewe si uko yabivugaga nuko yabavuganiraga. mbese nta wundi muntu wavuganira ubwoko mu bantu barahari benshi ariko kiri muri leta ntawo bisohora ngo avuge ngo abanyamurenge ko barishwe iyo haba akabivuga leta birengera abantu ntibaba bapfa muri uru rwego ko niko kuri ngaho nuvuga ngo nta wundi perezida nta wundi muntu uri muri politiki ya Kongo uvuganira abanyamurenge ntawe jewe se uvuganira umunyamurenge wese ubu ngubu yavuye muri iriya leta ya Kongo kuko yagiraga ngo ayivuganire ahubwo agashaka kuba yonafungwa bakamugendaho bagatangira kumugendaho n'abasirikare bose umusirikare gibe ntiyovugaga ntawovugaga umusirikare se aravugira mu nteko ntawavugira afite niyo mpamvu bataravuza mu cyane rwose yovugira he hari nabira bicara bavuga ngo barenganya amasunzu ngo ntavuganira abanyamurenge aravuga afite uwe mwanya muri leta ukuvuga ngo aravuga umwanya arimo si wo kuvugira abanyamurenge no gukora order na order niko bakundi bavuga ngo hagarariwe n'ingwe nta musirikare hagarariwe n'ingwe aravuga nta basirikare bobonye bava muri leta bakaza muri M23 Rwanda twirwa yes bariyo bavuyeyo Makanika ntiyavuye si we wenyine none se tuvuge ko nta wundi musirikare w'umunyamurenge wova muri leta ngo ukomeye baraje kandi bahari benshi hari abandi bakiriye baracyazana nabo bazoza n'amasunzu yose rero kandi aje twamwakira cyane yaje twamwakira ngo kwakira amasunzu cyane fa kuba yumvishemo ikibazo twabwira ijambo rimwe bayidawe mubwire amasunzu ngo amasunzu ari mustaje mwamwakira cyane rwose twamwakira cyane kuba gera yumvishemo cya kibazo cyacu n'umuyobozi w'abakongomani akaba n'umunyamurenge yaje akumva cya kibazo dufite akaciyumvisamo akumva kuko n'abari rwari yabikoramo akaza twamwakira rwose kandi tugakorana ngo urubyiruko rw'abanyamurenge bakeneye imbaraga za masunzu mu gisirikare cyabo sizi we wenyine n'undi wese n'ukiriyo wese kandi tuzi ko bazoza ntabaza bahagurukira icyarimwe bose n'abagiye ntibagendeye umunsi umwe n'abandi bakiriyo bazoza lo guys nuko rero bimeze urumva ko urubyiruko rw'abanyamurenge rukeneye imbaraga za masunzu kugira ngo biyubake iwabo bagire igisirikare gihamye. Turabashuje turanabashimiye buri wese by the way akurikira iki kiganiro deba y'abasore b'abanyamurenge ngaho sezera abantu bro. Murakoze cyane icyo tubasezeranya cyo nukuvuga ngo urubyiruko rwose abantu bose bahaguruke abantu basobanukirwe n'ikibazo kiri iwacu twese tumenye ikibazo kiri iwacu haba batabara haba batanga imisanzu abantu bose biyumve kuko twashoboye intambara isaba imbaraga nyinshi mu buryo bwose. Murakoze cyane. Sawa murakoze cyane nakagaruka utaha turabategereje muri commentaire tuzakora ikindi kiganiro wenda kiza gukurikira part 2 y'iki kiganiro twakoze. Utarakora subscribe kuri Jovit nagenda bikore no ku Ndondo TV1 ndetse no kuri Kongosha izina ryiza CNT izina ryiza Kongosha apani Kongosha sa muhereza ko kantu twimanukira. Murakoze cyane.